n'umunsi utazibagirana. Hari tariki ya 14 Mutarama umwaka w'2026 mu mujyi wa Maroko kuri Ibn Battuta Stadium haragiye kubera intambara y'ibihangage bibiri wakwita ko ari abami ba Afrika, Sadio Mane ndetse na Mohamed Salah bari bagiye guhangana binyuze mu bihugu byabo, harimo igihugu cya Senegal gihanganye n'igihugu cya Misiri kwa Farao. Ku mpande z'ibihugu byombi buri umwe wese yari yazanye abafana baturutse impande zose, by'umwihariko Afrika yose yari isa n'irangamiye uyu mukino wagombaga guhuza abami babiri ba ruhago kuri uyu mugabane wa Afrika. Ariko ku rundi ruhande abanyaburayi, abanyamerika, abanyeziya, buri umwe wese yavugaga ati ese ninde uri bwerekane ko ari umwami wa ruhago kuri uyu mugabane wirabura wa Afrika? Ese ninde uri bwerekane ko ashoboye guconga ruhago akubita asekura igishoti inshundura zikinyeganyeza? Buri umwe wese yagiraga ati ni Sadio Mane, abandi bakagira bati Mo Salah ari buze kubikorera ikipe ya Farao. Ariko ku rundi ruhande baro yikaraga iri mu mwuka niyo yagombaga gukemura ibi byose. Ku mpande z'ibihugu byombi buri umwe wese yari afite abakinnyi yashoboraga kwifashisha abaga ikipe ngenzi ye. Kuri igihugu cya Senegal yariyobowe na Sadio Mane, Kalidou Koulibaly ndetse na Edouard Mendy umunyezamu ukomeye, igikoko kidashobora kwinjizwa igitego ku isaha iyo ariyo yose. Ku ruhande rwa Misiri yari yizeye Mohamed Salah ndetse n'abandi banyamisiri benshi bari biteguye gushota inshundura zikinyeganyeza. Ku mpande z'abafana buri umwe wese wabonaga ko afite icyizere mu maso agira ati Senegal iri buze kubinkorera. Ariko wagera ku ruhande rw'ikipe ya Misiri bakavuga bati ese ni gute umuvumo wa Farao utatugeraho maze tugatsinda igihugu cya Senegal? Ifirimbi niyo yagombaga gukemura ibi byose ifatanyijemo na baro yikaraga iri mu mwuka. Ku isaha y'isa 3 z'ijoro byagera mu Rwanda bikaba isa 4 z'ijoro nibwo umukino watangiye kuri stade Ibn Battuta Stadium muri Maroko. Mu ntangira z'umukino Misiri yakinyishira imbaraga mu bwugarizi ihagarika Mane, Kalidou Koulibaly ndetse n'ubundi buryo bukomeye. Ariko Senegal yari ifite imbaraga n'ubushake, yagaragaje gushotagura bikomeye by'umwihariko imbere y'amazamu y'ikipe ya Misiri. Bya rugamba rukomeye ndetse ku muzamu w'ikipe ya Misiri byarakazi katoroshe. Umukino waje kuba nk'intambara yo mu kibuga hagati ya Kalidou Koulibaly ndetse na Mohamed Salah. Buri wese yerekanaga ubunararibonye n'ubutwari. Mendy yakijije Senegal inshuro ebyiri mu buryo bw'amateka, akuramo ishoti rikomeye rya Trezeguet mu gice cya mbere. Bidatinze abafana batangiye kuvuga bati ese nukubera iki inshundura zitinyeganyeza? Igice cya mbere cy'umukino nibwo cyahise kinarangira maze umusifuzi arababwira ati cyo ni mugende muganizwe n'abatoza banyu ibi murimo mwigira muri iki gice cya mbere simbizi. Bidatinze igice cya kabiri cyatangiye, ariko amakipe yombi yagarutse rwahanye inkoyoyo. Ariko ibintu byaje guhindukira ku munota wa 78 igihe benshi bari batangiye gutekereza ko umukino ushobora kurangira ari busa ku busa, nibwo Sadio Mane yafashe umwanzuro maze agaragaza impamvu ari umwami wa ruhago muri Afrika. Yaha umupira mwiza na Asrimia Sari acenga ba myugariro babiri maze afata umupira neza, arangije ari kuri gishoti kiremereye inshundura zirinyeganyeza. Mohamed El Shenawi wari umunyezamu w'ikipe ya Misiri nta kindi yagombaga gukora uretse kureka umupira ukinjira mu rushundura. Noneho abafana b'ikipe ya Senegal bahise batangira kwizamura hejuru bagira bati ese Mohamed Salah intwari yanyu arihe ngo nawe atwishure? Ese mwakora iki ngo muturutire Sadio Mane? Ibintu byahinduye isura aha kuri stade Ibn Battuta muri Maroko. Urujya n'uruza rw'abafana batangiye kuririmba indirimbo z'amazamuka zisingiza igihugu cya Senegal, ariko abafana b'igihugu cya Misiri bashira igitutu ku bakinnyi babo barimo Mohamed Salah bavuga bati ese urerekana ko Misiri ari igihugu cyitwara neza muri football ryari? Ese uradukuranga mu gisebo cyangwa uri tugaragaze nk'intwara ku mugabane wa Afrika? Ibintu byakomeje bagatera nzamba, ari nako abakinnyi b'ikipe ya Senegal bakomeza kwataka bikomeye igihugu cya Misiri. Ariko igihugu cya Misiri mu gukubitwa igitego cyasaga n'ikisubiyeho nubwo ibintu bitaje kugenda neza,
ku munota wa 90 ukongeraho inyongera nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi agira ati umukino urarangiye, Senegal congratulation, cyo ni mugende muzajye kwesurana n'ikipe ya Maroko iri iwayo kuri finali. Ese ni ruzatwara igikombe cya Afrika? Ese Misiri ko yavuyemo izatwara icy'ubutaha? Abafana b'igihugu cya Misiri mwihangane, ariko nakubwira nti nawe utaha kuri stade aho tuzaba turi kumwe mu mukino uzahuza igihugu cya Senegal ndetse n'ibikonyozi bya Maroko. Ese ni ruzatwara iki gikombe cya Afrika? Nje na Rambo na Jacques, niba aribwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye bize bigusesekaraho ku gihe. Mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese kubakanze subscribe. Ciao ciao.